Shalom, ikaze ku munsi mushya, andi mahirwe n'igihe gishya Imana iremye ku buzima bwawe. Imana iduteje intambwe nshya kuri uyu munsi. Uwiteka Imana ishyize umutima mushya kuri uwo muntu kugira ngo umugirireho umugisha. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 7. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Hari ibyari biguhagurukiye binyuze mu bantu, abo wari ukeneyeho ubufasha ntibari bakikumva. Hashobora kuba ari mu muryango batari kugutega amatwi, aho wasabaga amahirwe se, umuntu mwari mwaratangiranye umushinga se, cyangwa watekerezaga kujya, ubwoba bukanakwica. Ariko Uwiteka kuko ari Imana nziza yuzuye urukundo, agutanzeyo kandi akoze ikintu gikomeye mu mitima y'abo bantu, kugira ngo we nugerayo usange hari amahirwe yo kugira ngo ibyo ushaka bikoreke, kuko Imana igukunda irabikoze. Mana, ndagushimye ko ubanzirijeyo mwene data. Ndagushimye ko ugiye gutuma ijambo rye ryumvikana. Ndagushimye ko imbaraga zose Satani yari yarahagurukije ngo zirwanye iterambere rye, ugezeyo ukabanza kuzica imbaraga, ukazicisha imbaraga zawe, kugira ngo abashe nawe kumvwa, gutegwa amatwi, ngo umugambi mwiza ufite ku buzima bwe usohore. Urakoze kubikoze kandi ukaba ubiremye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.